Aimable Diagne na Omar Nyenge urutare rukumira ibitero byose muri equipe ya Rayon Sport. Ariko makuru meza kurushaho umaze iminsi akora imyitozo ya fitness karahamagaye muri equipe ya Shani ndetse na Kan akaba ari Niyonzima GSF nawe rwose abatoza ba physique batanze go ahead ku mutoza mukuru Robert Nyabaga bavuze niba ukeneye umukaseri umeze neza cyakamba na Rohoni yarafite hano kunda rwose abonaga kinari cy'umukinnyi ubu ngo afite 6 pack ngo aranyerera ngo n'urwembe umuvugizi agira fit is back cyane karakano ka is back Sefu ashaka kubanza kuri match Sefu yagarutse ashaka kubanza kuri match bakubwira ko imyitozo amaze iminsi akora ngo ntabwo ubundi ari imyitozo y'umukino wa shampiyona wa gol ifite mission ikomeye cyane kuko murabyibuka hahongwe message n'umutoza w'ikipe y'igihugu abubwira ko agomba gukora kuri fitness ye niba akeneye kugaruka muri equipe y'igihugu kuma ntabwo yakoze imyitozo yitoreza Rayon Sport gusa arashaka no kongera kugaruka muri equipe y'igihugu Amavubi mu gihe kiri imbere mu kwa gatatu tugarutse ubwo hazabagarutse window noneho y'imikino ya qualification za mondial peut-être n'umukino dufitanye rega n'ikipe y'igihugu ya South Sudan muri qualification za Shani nabo birashoboka cyane. Amakuru ahari abanyamakuru barimo baratubwira bati ibintu byo kwemeza match ya na APR ku itariki 7 nyuma y'umubiri nta muntu wabitangaje. Rwanda Premier kuri gahunda Rwanda Premier League match tariki 7 Rwanda Premier League kuri gahunda Premier ese ntidufite match ntabwo ari mwongere verifiye ariko icyo tugomba kureba wivugisha kutabera ku mahoro irimo ni stade mahoro gusa oya niba bazayihindura bayihindura ariko kuri gahunda ya Rwanda Premier League umunsi igihe izabera ni tariki 7 niyo gahunda iri kuri gahunda ya Rwanda Premier League.